Yes. Shano ndeme pe uzise cyakuririmbira indirimbo cyakugutura irarenze bitewe n'uburyo ngukunda to ngiye kuririmbira boro ewana urumva nawe birenze to for real ubyanira kwirata nkagenda ndirimba hosana ubaza babizi gukundwa nabiri to for sure nyamara unkunze nakwikira igitanga seka wanabishaka nkarira kipenzi cyangu yeah for impamvu naje kwemera gutegereza imboni inyenyeri mu bicu kandi zimurika ubwiza burahenda umwana uturutse ibipangu naheza yakujya indobo kandi ari guseka ji umurebye ubona ateye nk'agashadibu afite baby face kandi kurura bakambwe mbega ubwiza mbega umwana uteye ifemba kwirirwa umubona byanatuma umuntu amurota seka disi buja nawe useka nkawe ufite ahantu nkora nkajya benshi nge nkatitira kuno uteye buryo uteye nk'igisabo ufite ubwiza bunarenze buryo bw'abamisi ufite utuntu wikora nge nkatitira na kati ya mabishi n'abahita bagusarira baby girl I'm on your side nshaka kuba best umushaka yoha ibyifuzo byanjye byose byasubijwe igihe waje nk'urumuri ndi mu mwijima menya ko ndi iruhande niyo mumirije I like when you smile tonight nde wabiteye Jean Claude ni umuturanyi wacu ni umuturanyi w'iwacu w'iwanyu yego umuturanyi w'iwanyu none mupanga iki Jean Claude je mbahaye ikaze kuri ya channel y'abanyarwanda bakunze kwita Mbwira TV show ndagushima wakoze subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza bigiye bitandukanye uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa babiri couple nziza cyane igezwe hano muri Musanze ndabeshye eyo kono umukobwa afite isoni cyangwa aragutendeka aragutendeka man umutima wuze kuri to Mike mubaza nubwo yaturangaranye umusore wacu uramutondeka wapi none ko ufite isoni nyinshi cyane nazo cyangwa n'ubwa mbere ukubera uje kuri kamera bwa mbere ibyo biranga umukobwa w'umwari umukobwa w'umwari umukobwa utari umwari n'uwe barabuye ma barabuye yes nkuko mumenyereye Monami amakuru haciye igihe kinini tutabonana cyo ni igihe kinini byasana gusa nyine byose biterwa nuko umuntu aba ahereje school abakiri umunyeshuri nyine tubigasaba ko akurikirana amasomo gusa nyine final birangira umuntu anagarutse tu ubu umunyeshuri usubifatanya gute kandi n'uwo musheri wawe ubifatanya gute ubifatanya gute abo bajya bavuga ngo ajyanga imirimo ibiri yananiye ubu bifatanya gute kugira ngo bibarasinge ngiye rero nago ndako kanyamaswa none bigenda ute kugira ngo ufatanye imirimo ibiri kugira ngo ifatanye se nibwo bumuntu nyine nicyo kikwereka ko utandukanye n'izo nyamaswa uri inyamaswa koko pe yes umaze igihe kinini cyane utaduha imizigo ariko uyu munsi ndizera ngo waduhaye umuzigo mwiza cyane ewana byo maze igihe kinini haciyemo nk'amezi agera muri 6 n'abaho muziki nyine kuko indirimbo mperutse gusohora ikiye igihe ni mu ijuru barana mfite indi ngoma nshasha imaze nka 3 week apana 3 week ahubwo ni iminsi 2 tu imaze iminsi 2 isohotse yitwa hari gushya ariko nundi ndabona waje wahashumitse nuko hatwika mani kukire ngahashumike none ahangaha none ku bantu badukurikiye kugira ngo banze bumveho gato umfite ibanga nazabwira amatwi live turimo yabaye nka movie mfite ikambu utarenzaho amavi na sansi zipari zikubiye zaga ayo ufite zana tuyamen n'ubundi nuteganya kugera ipari nakubeshi nararanyikaye of course today ndaterura impari injyanira kora amabara insimbutse boda baheta murora mukanuye nka katabirora kingi wa dada mbarusha ubukana muze tubyina ntire subuyije cyane ushaka uterura akakoro yipari rataha bakuru ni paka ikirere kibaye ubururu for sure ariko ufite amagambo meza ugomba kwiyitaho nk'umujene umusheri wawe se wamukorera indirimbo indirimbo se
cha indirimbo yabura bari bamukorera indirimbo cyangwa ubumufera gusa wapi mani nabyo gufera urumva ibyo bintu byo gufera ntago bikigezweho mu Rwanda to se ko nabonye abantu benshi basigaye bakora plaque zo gukundana ubu koko murakundana bya nyabyo oya mumbwire ayo ni amabanga y'urugo mari munyemeze mumbwira ati dore ikimenyetso kigaragaza ko dukundana nese wowe so ubibona mari ariko se kubibona nanjye nkaza nkicarana nawe byananira bikubiye gake nyine kubona wicaranye n'umwari nk'uyu mudaho nibura basi kuri mwatwereka mwati do ubwo mubuye buryo ndabizi se mwebwe namushaka kuba ati ibi bintu ubuse murabona bitari byo nyine ubundi hari ikintu umuntu agenderaho urumva hari amahame umuntu agenderaho to ndetse no mu muco nyarwanda hari ibintu tuba twemerewe n'ibyo tutemerewe gukora to ibyo mutemerewe ni ibihe ibyo mwemerewe ni ibihe ibyo tutemerewe ni ukwishyira ku karubanda ubwo urambeshya nta nubwo ari na shiri wawe none se yabikwibwiriye se mani muhe mayike mumere mayike mubaze hajya watubwiye ko witwa Beni Beni si kari izina ry'abakobwa kandi ni Beni Shase ni Beni Beni gusa waravutse wumva witwa Beni cyane rwose umusore wacu rero bamwe ngo murakundana kandi koko nibyo ndi kubibona ndagira ngo nibura utwereke ikimenyetso kigaragaza ko koko umukunda asanzwe abizi yasanzwe abizi ariko nibura mwavuga ati rero Benjamin kugira ngo utazanamenyera n'undi munsi n'uri kureba kino kiganiro atazamenyera uyu ni umushere reka nze nkwereke ntawe gerageza cyangwa ufite isoni ibyo si ngombwa tuzimye kamera ibyo si ngombwa kuko ugomba ashaka gushimisha we yarabizi oya arusha kumwati rero numva mfite isoni zimya kamera manze mbikwereke hanyuma tubikore deni usubizeho kamera oya nta mpamvu ahubwo nta mpamvu none ubwo ugiye kubikora oya nta mpamvu yo kubikora ubwe kereka niba we bwa adasanzwe abizi monami koko nibyo Benja nyine njye nawe tuba tuziranye tuba tuziranye niyo mpamvu rero kugira ngo dutumwe namwe ubwanyu mugira akantu kameze ukuntu uba usanga abantu hanze nyine bagira amasharito nakwiteza abantu mubateza amashyari nyine none se ubwo turabwirwa n'iki mubateza amashyari mubwira ati uramenye uyu naramufashe naramubukinze byonyine kuba turi hano turi kumwe urumva byo kwicara nanjye ntago ndabyemera maye ndebe nta mahirwe ndabiha agaragaye ku byo byemeye oya simbizi wenda icyo murakora kigaragaza ko muranyemeza none se ubundi wowe urumva ari iki twakora hizi se erega buriya abantu benshi babicisha mu nzira zigiye zitandukanye urumva inzira tubicishamo ni ukubwirana ngaha nimubwirane muvugane amagambo kuko mbyemera ubundi ndagukundira mu ngeri nyinshi cyane umva nyine nkurabura akantu abaraperi nyine uburyo twe tuba duteyemo urumva ntabwo ibintu byose tubishyira hanze hari amabanga abaraperi baba babitse menshi cyane gusa ko bamaze kubacishamo ijisho siko mudakundana iryo jisho bari kuricisha ese ubwo ndabizi se yawe ryanyuze ese karego mwaje gusikama abantu kuri kamera hapi nta bya scam sibyo yarise mbibona niki kibigaragaza se mwana ngamuvugana amagambo nibura mbahaye iminota 2 mushaka tuvugana amagambo agaragaza ko dukundana cyane mutugaragarize ngiye nacecetse ubu iminota 2 nishira ko muri kumukura ku buraperi saho oyo na buraperi se buriya ntago umuntu nkuko kuvuga ngo umuntu akora akazi kamwe ariko n'umushira ukamuha umwanya ukamuganiriza umwanya turifata tukaganira urumva iyo minota 2 ndayibahaye muganire kuko mutwate rero nubabonye nuri kubona kino kiganiro ati bano bantu barakundana nyamara na wazi kipenzi ready se twiganire ko nsanzwe ndi umuraperi se ndabikora kiraperi naribi sufata se mane ubundi njyewe w'umwana urumva ndamukunda kandi nawe arabizi na bya scam
byonyine mba nifashe nkavuga niga mfite time nsohokane n'umwana wanjye tugere hirya turebe n'ibyo ari byo urumva rero kwirirwa ujya kuvuga ngo ntabwo turi kumwe ntabwo dukundana just ngewe ubwanjye ndi kubyivugira mani sinzi icyo waba ushaka tu none se mon ami hari ubwo utendeka se wapi ntabwo nendeka hari abandi bakobwa ufite none se Ben wowe hari undi musore utendeka nawe si wowe wenyine ngamumera kabizi noneho ndebe koko kari ibyanyabyo njye nicyo kiranyemeza kuko ndabona mwanzi kubikora njyewe none reka mbisabire mushaka kishima cyane rwose ndahita mbibona n'abadukuritse nimubyanga nimubyanga ahubwo ndabona mwe ko mwaje kuza kumbeshya kandi sinatanga ibintu abantu badukurikiye bati ibintu ni prank kuko ndabishaka ari ibyanyabyo nawe ntabwo ari prank man prank none sibwo nimba turakundana tu for real Ben we none sibwo urabigenza iby'ibiki ngabinkorere nye njye n'undi ndamufite cyeka namushaka oya ntabwo turamushaka tumumaze iki kandi dukeneye kumurekura turamukurekeye umudekere bana yes nganyine se munami hiringe nk'umusore w'umuraperi umuraperi bana utansebya kuri kamera ari ibintu urumva biba bitari ngombwa gukorera imbere ya kamto aho ubikora hose ntabwo Imana ibikureba ariko ntabwo rubanda baba bakureba ariko mutange gasopo ku bantu gasopo oya nta gasopo nese Ben reka nkubaze akantu gatoya nanjye ubu abantu bose basomana nuko baba bakundana ariko biri mu bimenyetso bigaragaza abakundana bose ni ikihe kimenyetso wangaragarishe ko mukundana reka nkubwire ikintu ubuse mbwirwa n'iki ko utamwishyuye amafaranga ngo umuzane ntabwo amafaranga yagura uyu mwana bro ntabwo yamugura ariko bibaho none se ntibajya batanga amafaranga nyine ntabwo akubona kugura urabona uhagaze nkangahe ku buryo umuntu atakugura uhagaze nkangahe ntabwo araboneka muri iki gihugu nta muntu uyafite wakora niyo mashini zabara ayo mafaranga ntabwo iraboneka ko numva uhenze none munami yakugondesheje iki ntabwo ubizi ngaho noneho ugiye ako wenda arabizi munami wamugondesheje iki cyangwa niwe wabanje kukubwira ko agukunda oya ntabwo ari we wabimbwiye mani njyewe nyine ni njyewe ubwanjye wabimwibwiriye ni story ndende nyine story turayigarukaho none se ako kantu rero ngiye mugakora imbere yuko twinjira mu bindi njye mu kiganiro ndi vibe ibintu nimutabikora rwose muramuri gusikama abanyarwanda mubyihore ngamuha akabizi munami reka mfuka amaso wenda natabareba oya Ben reka nze mubwiye sibyo ngo se subaneje noneho oya ntabwo naguteza abantu ngatwagiye nabo babyumve urumva ntabwo ibintu byose aba ari ngombwa kubishyira ku karubanda tu ugomba kugira attention n'ikintu cya mbere ugenderaho mu buzima kigutandukanye nta kindi mwanyirekeje kingaragariza ko mukundana icyagaragaza ko nkundana nawe nimba atari icyo ngicyo utakibasha none se kisi yonyine niyo yakwereka ko nta kibazo irahagije yo yonyine yakwereka ko muri bimwe biranga ibyiyumviro by'umuntu ntabwo ariko mubifata ngaho mubigerageza si mujya mubikora nta mpamvu yo kugerageza pusi wumva nta mpamvu yo kugerageza ni ibyanyu nta mpamvu yo kugerageza ahubwo babyumvireho oya se kandi oya mugerageze munami rwose utansebya Ben nawe rero ibi ntabwo ari sawa ntabwo ari sawa umuhungu wanjye uri kumusika ujya hirya no hino ubu ndagufashe ndagufashe ibyo bintu kubera ko utari kubikora impamvu ntari kubikora ni uko ufite undi mukungu iyo mba mfite ntabwo mba nicaye imbere ya kamera kubera se ko niba utazisigaye kandi zikuba aya se kandi hari icyo batakubwiye se mani ariko rero namwe muri kumbeshya ntabwo twakubeshya kuva mwahura mumaje gusomana kangahe
kuba twahura bene kwinjira mu banga y'urugo bana ndumva winjiriye urugo ntabwo rwinjiriye none maje kuba kangahe biranze nta na rimwe ayimusubirize rake kuva mwahura mumaze gusomana kangahe nta na rimwe nta na rimwe kubera iki se habaye iki habaye iki gusomana se bivuze iki mu rukundo ariko rero nawe rero urabona ngo nta na rimwe kandi mukundana gusa uyu muhungu wanjye si umubeshya koko ndakubeshyara munami nawe urabyemeye Imana ntabwo ambesha urumva ubundi ntabwo abantu bajya mu rukundo bagamije nyine izo boro ugasanga ngo ngiye ninasomana n'umubebi ngo ninaryama n'umubebi ngo nta rukundo ruba rurimo tu icyo baribesha for yes mwamenyanye mute noneho first of all ngewe nk'ukubizi kuva kera nakunda music twahuriye mu muziki twahuriye mu muziki twajyaga kurepeta nibwo twaje guhurirayo nawe yakundaga kuririmba duhurira muri iyo timu iri kwiburidinga kugira ngo igire ikigeraho muri music duhura icyo tuba inshuti ndetse birangira dukundanye hari ukumenya watangiye kumukunda ryari nyine natangiye kumukunda ryari njyewe natangiye kumukunda nkimubona tu watangiye kumukunda ukimubona ukimubona ako kanya uhita umukunda byonyine uburyo yari ameze ndetse n'uburyo ameze n'imico yiwe kandi ari uwo mukunzi ukimubona se ubwo imico ye wari uyizi warabibonaga nyine hari ukuntu ubona umuntu mwana ugahita ubona karagiteri ziwe nuko yitwara mu bantu tu umuntu wiyubaha tu ugahita umukunda rero n'uyu ari mu biyubaha byasanzwe ari mu biyubaha ariko ni nabyo umukobwa bakwiye kwiyubaha wamukundiye iki noneho mu bandi abakobwa hari abakobwa benshi cyane wowe wamukundiye iki icya mbere ni mwiza mani ikindi ariyubaha akaniyubahisha tu ikindi ntabwo ajya asamara mari ngo usange ajagaraye mu bajene nka bimwe bya bebi b'iki gihe tu uba usanga umubebi nta gahunda agira ahubwo ugasanga uzi ngo muraciringa ari indi niga ku ruhande tu kwicana kwaje rero uyu ntabwo ari muri abo nicyo kintu cyiza namuvumbuyeho gituma nkomeza no kumukunda tu Beni we ubukunzi umusore wacu nizera imyaka ufite ubu ngubu ntabwo yaba ari we musore wa mbere mwamukundanye itandukano ry'abandi basore mukundana n'uwo mumaze gukundana ubona ari iri mu mere Mike n'uwa mbere n'uwa mbere serious yego ibintu byose ko ambeshye ngo n'uwa mbere urateganya gushaka undi ariko oya siko ngiye ngo n'uwa mbere nyine n'uwa mbere ariko hari n'undi nuko mbajije ngo nyine ni ire tandukaniro n'abandi Jean Claude muziranye Jean Claude ni umuturanyi wacu ni umuturanyi w'iwanyu yego umuturanyi w'iwanyu none mupanga iki Jean Claude ntacyo kandi umuziranye usibye icyo dupanga ejo ndi kumubwaza duhingira iwacu ari icyo nicyo yes ni imishinga ubu se nawe ujya uhinga cyane uhinga hehe ku Musanze badahinga Musanze barahinga duhinga ibirayi urumva aho badahingariye yes munami wamukundiye iki none gitandukanye n'abandi basore namukundiye iki byose ibihe nyine ati namukundiye uburebure iki wowe urumva wamukundiye iki physical appearance ye uko yitwara characters urateganya gutandukana ryari
ryari ikintu ajya gukora ukumva urishimye. ikintu nkunda kundirimbira kukuririmbira. Ndashaka ka kuririmbira amagambo y'urukundo kugira ngo uve aha ngaha wishimye kabisa. kandi nawe uhita ugaragaza ko mwibyishimiye. Monami saguhaye ikiraka se uri umuhanzi. Ngashyiraho hari indirimbo mwigeze gusohora nayo irimo amagambo y'ubwenge, nayo bazayishake bayikunde. Iyihe? Ozana. Cyangwa ugiye umuririmbira buri joro cyangwa hari akandi wateguye? ntago umuhanzi wakwiburira. Haba Ozana, haba ndetse n'iyo umuntu yahita yimagine right now. Aha, iyo wimagine right now noneho ndagira ngo imuture ebana. na mutema club nyine. Kana we yambwiye ngo ni umuhanzi nawe aragusubiza. Aha, ugerageze. Muri korali niwaririmba gasaba ngo mwahora ahantu muri kwitoza. Narinde muri Sunday school. Aha, ibyo nibyo nshaka none numva utabishoboye se. Aha, nabyuka muririmbye nubona bikwiye. Aririmbe akantu mama. Ngaka kamutima. Namusanze ku muhanda turi twempi tugihuza amaso mera nk'umusambi, nge naketse ko niboneye umurundi nikoze ibicu inseko yiwe ngeza ahandi, nakubeshe niwe mwamikazi wanjye afite inseko yiwe itandukanye n'iz'abandi, iyo n'abandi gupfa sinamurekura kuko mbona mubuza ubuzima bwahagarara. Umubuza ubuzima bwahagarara ako kana ariko rero nako ntago ari keza. Namubuza ubuzima bwahagarara man ushobora guhagarara wallahi. Nusa aziritse ku buzima bwawe. Ari mu barburema neza tubugakomeza gukora neza nko bikwiye. Ese Ben, uyu muntu wabona atakubeshya? Ntago akubeshya? Ejo bundi kuramusanganira Diane bari gupanga iki? Abatereta mwembi? Ndi kumumutuma wa man. Amaye nka data abatereta mwembi? Aratuma. Biracyabaho se muri .com. .com biracyabaho. Cyubahiriza umuco nyarwanda. Yes. Ngaho rero asheri wamaje kukuririmbira nawe ugira ikintu umubwira nyine Monami. Nicyo kintu usheri wajya gukora kumva urishimye kumva nyine ibyawe byose wabivamo. Man nyine ikintu cya mbere kinezeza ubwo twaba tugiye imbere mu byacu. Ikintu cya mbere ibyanyu nyine mbwira ikintu ubu yagukorera nawe ukumva urishimye aka kanya se. Ngize ngo yakubwiye ati undirimbe nakishima wowe ikintu wumva ashobora kugukora ukumva urishimye aka kanya mwe ngo ntacyo numvire ngo ntacyo pe. By'aka kanya ni byinshi amorera nkumva ndishimye. Aka kanya rero muri aka kanya rero no kumuhobera tu. Ndashaka kaguhobera noneho urumva yamubiye numva isa ndabyishimira for Ben witeguye kumuhobera se? Urabyiteguye? Ngahaguruka umuhobere nyine turebe. Yes. Shano ndemeye pe. Urishimye se? Ndishimye tu. Ibyo bintu byo ajya gukorera ukumva urishimye. Ajya binkorera nkumva ndishimye tu nkuko mwansabye byankorera right now. Ku buryo nahita nishima. Ni ibingibi bigaragara tu. Yes, ni byiza cyane. Nikiye kintu ajya gukora ukumva urababaye. Kumva urababaye akigukorera kumva wanamujugunye ukumva uramwanze. Iyo revo ntabwo ndayigeraho mpamvu yo kumva ko nahita mujugunye. Konzi ko n'abantu badakosa. Ho bimeze bite? Arigengesera. Ben nawe nuko nta kintu ajya gukorera ukumva
ntacyo icyateganya kuzagukora ukumva uzababara ni nk'ikiye. ubu tuvuge ko aguciye inyuma nta kibazo yakigendera. ntabwo yagenda ajya guca inyuma yigarukira yagaruka uzamwakira. Munami nawe naguca inyuma nta kibazo azigendere azagaruka. naci inyuma se ariko azigendera azagaruka. mbwira Benja nyine ndakeka nawe ntabyo afite muri plani gusa ntabwo byaba ari waneto ntabwo byaba ari Yes. fresh. iyo wakosheje niwe muntu utangiye usaba imbabazi imbere. Iyo ntabwo ati yemwe umwe yakosheje n'indi usaba imbabazi imbere. usaba imbabazi imbere iyo hari uwakosheje usaba imbabazi imbere manje asaba imbabazi kuri inganzwa. oya ntabwo ari ubuganzwa manje kandi koko ari nose kandi ambwiye ngo weho sikumbwiye uri inganzwa. nsaba imbabazi ariko ntabwo bivuze ko ndi inganzwa tu. ni buri wese aba afite uko ateye, abafite uko ateye, aba afite n'uko yitwara. Ngiye rero nkunda gucisha bugufi tu. yes. Reka tugaruke background mu muziki wawe gatonya. Ni ikihe kintu cyaguteye gukora umuziki? Ikintu cya mbere cyaneye gukora umuziki, umuziki buriya ni ikintu cyagufasha mu gihe wigunze ukagira akabara gato. Mu gihe wumva uri wenyine uramutse wumvishe music byaguha imbaraga. Ikintu cya mbere cyatumye njya muri music, hari ukuntu wasangaga ubuzima urabizi buri wese aba afite haso yanyuzemo. Rero nanjye muri abo ndimo narahasorinze mu buzima bwanjye. Ni ibintu birebire ntabwo ari ngombwa ko umuntu yabivuga. Bituma njya muri music mu buryo bwo kugabanya stress tu. Then noneho nisanga mfite niyo mpano yo kuba naba umuhanzi nkabikurikirana neza tu. Bwa mbere impano yawe yagaragariye hehe? Bwa mbere impano yanjye yagaragariye ku ishuri. Ku ishuri? Nibwo impano yawe yagaragaye? Nibwo narindi hari aga studio ducurangiramo ku ishuri. Sinzi ukuntu nagezemo nsanga abatipe bari gucuranga. Then nanjye ndavuga ni mucurange numve ko nakora indirimbo tu. Baracuranga numva nkoza akaririmbo nyine. Ewana ndavuga ni kabisa reka mbikomeze ibintu byazabyara umugati. Yes. Ubikora bwa mbere comment zaje ni iz'abaguca intege cyangwa ni iz'abaguha imbaraga? Man mbikora bwa mbere ubundi natangiye ndirimba narapa. Then noneho nza kubona indirimbo nkoze bwa mbere. Indirimbo ya mbere nakoze iri kuri YouTube yitwa Indoro. Nayikoze bwa mbere nkijya muri music. Nayandikiye ku ishuri bayincurangira. Noneho then vacances igeze njya muri studio bankorera ingoma tu. Nyishira kuri YouTube Imana yatunguwe no kubona indirimbo irebwe bya sana. Ubu iri mu matuke. Ni indirimbo yanunguye. Yaranunguye bya sana kuko ntago nizi uko ntanjye nabikora. Comment zazaga ni comment zimbwira ati ewana komereza wa musore biri kuza nari bito. Bwa mbere ukoze indirimbo ubikora bwa mbere ababyeyi babyakiye ute? Ko nzi ko ababyeyi bajya bakunda kuzinya impano z'abana ugasanga ati ibi ntago bishoboye jya muri ibi ahangaha ugiye kubibandi ugiye kubinkegera. Ubwo babyakiye gute? Ewana mu rugo byo byari bisazi kabisa bro. Mu rugo byari bisazi kuko nuruka mu badeperi. Ubihuza gute wo mwadeperi no kurapa? Nuruka mu badeperi, papa n'umwadeperi, mama n'umwadeperi ndetse FM yose n'abadeperi. Ubihuza gute rero? Mbere na mbere mu rugo bacyumva ngo nabaye umuhanzi. Ewana byari bisazi man. Vie yarambwira ati wowe ugiye kubikirara byarangiye waducitse wabaye ikibandi. Noneho bigakubitana nuko byatangiye guhagarika kujya gusenga kwanjye. Gusa ntago byari bivuze ko napaganye tu. Hari igihe wumvaga ushaka kureka umuziki se bitewe no mu rugo? Mu rugo barambwiraga ati ibi bintu bivemo bireke ntakirimo.
ariko njye ntago nigeze ncika intege na rimwe yo kuvuga ngo ndeke music bro, kuko mba narayiretse icyo gihe uwo munsi babimbwira, ariko ubu ngubu mu rugo ewana njya kubona mere nkabona ari guserebura, abapeti bo mu rugo bari kumva indirimbo zanjye bose barazizi ewana, nkabona nyine tu bifite urugendo kandi hari aho biri kugana tu. Kuki wibanze ku ndirimbo zo kurapa ko tuzi ko abantu kuki ari byo bibanzeho nyine, ko nzi ko abantu abenshi badakunda kurapa bavuga ngo ni iby'ibirara, wowe kuki babyibanzeho ukavuga ati ibi nibyo ngomba gukurikira? Iyo nibyo njye nagiye muri rap mvuye mu byo kuririmba izi bolo zisanzwe z'abavuko. First of all ikintu cya mbere cyatumye mbihindura nk'umuraperi ni uburyo ngaragara, ntabwo ngaragara nk'umuntu wo guhogoza tu, ntabwo njye nsa nk'abantu bahogoza, njye nsa nk'abaraperi urumva, mbese physical appearance zanjye zerekana ko ndi umuraperi. Yes, mu ndirimbo zawe wakoze ukumva indirimbo urazikunze, nihe ndirimbo ukunda kurusha izindi ukavuga ati indirimbo yanjye nashoyemo ibitekerezo byinshi cyane kandi iyo nyiririmba mba numva meze neza? Mbese mu ndirimbo zawe ukunda kandi uhita unayidushyiriraho. Mu ndirimbo zanjye nkunda ari yitwa mu ijuru, ari n'indi yitwa Hozana. Izo ndirimbo ko ari ebyiri ndazikunda byasana, ni indirimbo numva nanjye ubwanjye nkavuganye kabisa, ari aho biri kugana tu. Yes, iyo indirimbo bita Hozana wayiducishirizamo gatonya? Nabaririmbira kuri rap. Okay. Ngo for impamvu naje kwemera gutegereza, mbona inyenyeri mu bicu kandi zimurika, ubwiza burahenda umwana uturutse ibipangu naheza yakujya indobo kandi ari guseka ji, umurebye ubona ateye nk'agashadibu, afite baby face kandi kurura bakambwe, mbega ubwiza mbega umwana uteye ifemba, kwiruga umubona byanatuma unamurota, seka disi bujya nawe useka nkawe, ufite ahantu nkora nkajya benshi njye ngatitira, kuntu uteye bujya uteye nk'igisabo, ufite ubwiza bunarenze bujya ubw'abamisi, ufite utuntu wikora njye ngatitira na kati y'amabishi n'abaheta bagusarira, ngo baby girl I'm on your side, chaka kuba best umwe shaka you are hard. Yes, iyo ndirimbo ni wakoze ukumva nyine icyo gitero, ariko iyo ndirimbo manzi hari umuntu mwifatanyije? Nyifatanyije n'umuvocaliste wa mbere byasana witwa Jospino. Yes, mu Rwanda ni uwuhe muhanzi gutera imbaraga mu gukora mu rugendo rwawe? Man, njye umuhanzi nera imbaraga Young Zaki. Young Zaki ni umuhanzi wa mbere ndeba nkumva ewana kabisa birarenze. Hari indirimbo ye wabuze? Yego ndayizi. Inzi indirimbo ye yitwa Motari, avuga ati ako ka Motari ewana ukora uverisa kuri bank tunguka, akabiza gusanda shona ni kutahira, ukora ibishoboka byose ngagukunde nawe agakora ibishoboka byose ngagukure, uhora wikina kubajama bawe ubarabura kwiyo kuprari munange, harabari gutsinda ibitego imusanze, wowe ukibereye Rusizi muri defense, komeza wige ayacu yararangiye, nibarabahetse narabacurangiye, inshallah ku musore daje mbabaswa no guhingukeza bakagusarurira, many times wamusabye kugusura aji mwigeze muhuza reka n'igihuha, none urahurasumye ngo ufite icyana, buryo icyo cyana ufite nacyo gifite ibisaza kose, muri phone ye witwa Motari, inshuti ze zikuzi nka Motari, se na nyina bazi kuri Motari, abasore bace bana bakoze nka Motari, ngo muri phone ye witwa Motari, inshuti ze zikuzi nka Motari, se na nyina bazi kuri Motari, abasore bace bana bakoze nka Motari wa Motari. Ngo ni Motari ni muri phone yawe? Pana mani yanditseho ni Motari cyangwa akaba ari Korode w'inyama? Yanditseho Korode w'inyama. Reka ture wanditseho ngo iki? Ni ijambo riba rifite. Ewega mana we, jamari wari ifute. Ewega we, wanditseho jamari wari ifute. Monami ko numva bikaze. Bye. Ari kweri uri jamari uri ifute. Ari kugufera wowe wizi hano nibwo wawe na nyereka. Nyereka. Aya nyereka. Ntago ari ngo. Aya nyereka. Abyumvishe?
yamari wari ifuti nje mba mbibona basi se uzamukorera hehe uzamukora azaviramo he ikibazo cyanjyana uzagarukira tu yes none monami gahunda ufite mu muziki nyarwanda cyangwa intego ufite muri iyi minsi mu ndirimbo zawe ni nk'iyi intego mfite ni yo gukora indirimbo nyine igarura imitima y'abantu ndetse indirimbo ifite message buri wese yumva akumva nyine ni indirimbo ikenewe mu buzima kuko na n'ubu natangiye kuyandikaho ni indirimbo imeze neza kabisa mfite intego yo gusohora indirimbo ifite message kandi ituma abantu bose biyumva batuje mu mutima kandi nkarabura abantu bose usanga babi ikibazo mu buzima bw'abantu bagashaka kuba nk'ikigeragezo mu buzima bw'abantu ibyo bintu nshaka kubivugaho kabisa. Yes, ubu ngubu ukaba ugiye gusohora indirimbo yawe, hari abantu bigeze kuba baguca intege cyangwa bajya baguca intege mu rugendo rwawe cyangwa muri system ukoramo indirimbo zawe? Abantu baguca intege mu rugendo rwa music bo ntibabura gusa aho ngeze ubu ngubu ntabwo mperuka guhura nabo. Basize inyuma nsigaye ngenda mbasiga inyuma gake gake keretse nimba hari uwo tutarahura uteganya ko njye nawe duhura gusa urebye nabasize inyuma urebye uko bimeze ni neza tu ntabwo mperuka guhura nabo. Yes, murabyumva. None Monami dusoza ikiganiro rero ndagira ngo ushimire sheri wawe ngo wemeye kuza kuri kamera kandi mushimire bivuye ku mutima mbone ko yishimye. Hari ikintu kimwe namubwira first of all ndamukunda kandi ikindi ni iby'agaciro kuba yifashe akumva ko njye nawe twajyana kuri kam ni ibintu bya mbere byanshimishije kandi ndakeka nawe byamushimishije. Ndi proud yiwe kandi ndamukunda cyane tu. Yes, Ben, amagambo nyine ushimira sheri wavuga ati ewana ni wowe wanjye n'ubundi urabasumba ufite aho bageza abandi ufite aho ugeza abandi batageza mubwira kandi harahari kinabwira nyine ndamukunda cyane nawe arabizi muza ku mutima ako wansikamye ntago nabyemeye. Iki se kuri phone motari wari ifuti iki ariko mana ndamubwira yarabizi muza ku mutima sibyo kandi nyine akomereza ageze ni heza ujye mushyigikira mu rugendo rwese cyane nkunda umuziki niyo mpamvu. Suni mu buzima busanzwe ukora iki? Nkora iki cyo gukora mu buhe buryo? Imirimo y'amaboko nyine. Ndi umunyeshuri. Umunyeshuri nawe? Ni byiza, courage. Wifatanye utese na sheri wawe ra? Bifatanye ute? Unurara kuri phone nawe? Ndara kuri phone? Nkora iki? Wige. Ibyo byakumvikana. Kurara kuri phone niga byo ni ngombwa. Urara kuri phone uvugana n'uwo arara kwigisha asa gusobanurira? Byanashoboka yanansobanurira. Ajya akomeza gusobanurira Mwuka Wera nawe akwereka. Yes, dusoza nagira ngo usezera abantu badukurikira cyangwa badukurikira hano kuri Bintu TV show. Monami ubaha n'ubutumwa kandi ugira n'inama urubyiruko turi gusoza. Inama ya mbere ngewe nabwira abantu ari ikintu muri iyi minsi cyadutse cyane muri uru Rwanda cy'umutima mubi man. Ukareba umuntu byonyine wabona hari kugana wabona ari heza ukumva ugize isharito ukumva wakora ibishoboka byose ngo umusubize hasi. Ndagira ngo nitangiye message ku abantu bagira imitima mibi bareba umuntu bakumva ko batakifuza kagira ahagera. Icyo kintu bisubireho kabisa na hano wagira utifuza ko mugenzi wawe agira ahagera. Kuko ushobora gusanga umwe uri kuvuga ngo nagira ahagera umunsi yafatishije akagira icyo afata to azareba asubiza amaso inyuma asange
uri kumukurikirana ni wa wundi washakaga kumuyemukira ngo atuma atagiragera. Ubwo rero nta kuntu yagufasha for real. Bimwe avuga ngo mu sengero mani ngo Imana iravuga ngo ntugahemukire umuntu. Ewana nake naguhemukira nsanze nyine tu warambangamiye inyuma nta kintu twaba tukivuganye. Rero ndagira ngo mbwira abantu please mwihangane ibintu by'imitima mibi kumva ko mugenzi wawe wamugendaho nagira agera si sawa kuko anytime wamukenera ntago uzi ko bucya bimeze tu. Yes. Kandi gushima wowe wakomeje kudukurikira kuri Mbwira TV show ugakurikirana ikiganiro cyacu. Ni byiza cyane kandi n'igicuye kuba warakoze na subscribe. Ndagusaba kugira ngo ujye ukora subscribe kandi